gomba gukinira ku mahoro ariko buriya si ide nziza ku bwanjye amakipe ya APR na polisi match zabo bazijyane kuri pele bazijyane Nyamirambo ni stade yemewe muri izi preliminaire cyane sibyo hari yohanigira ikipe singira ngo hari yohanigira ikipe ikibuga uzakiriraho umukino uragitanga utanga ikibuga uzakiriraho umukino mbere yuko mukino ibyo byose ntago utanga kimwe utanga na plan B kuko none se ubu iyo mukino se uhura n'irahira ry'umukuru w'igihugu hari guhinduka iki umukino niwo wari guhinduka cyangwa umuhango none upfa kumenyesha kafu gusa ko wahinduye ikibuga kandi ukabaha ikibuga cyemewe birakunda ariko ntacyo kuko burya amahoro afite impamvu ebyiri impamvu ya mbere ni ikibuga nubwo utavuga ngo ni naturel neza ubwatsi ariko nanone si synthetique sibyo icya kabiri abafana ntago begera ikibuga bari kure yacyo bari kure ikibuga sibyo cyane icya gatatu APR nubwo igiye gukinira mu rugo amahoro ni ikibuga cyayo ntago ari cyayo nkuko cyamazi ari ikibuga cyazamu yitoreza kinira shampiyona kinira imikino yose APR yari yakinire ku mahoro match 2-3 ifite match 2 zo izaba ari inshyitse izaba ari match ya gatatu izaba ari match ya gatatu igiye gukinira kuri stade Amahoro ndavuga match y'irushanwa officiel hari match yari yakinira izaba ari match ya mbere na polisi nizakinira oya polisi izajya yizajya Kigali pe ariko APR polisi yakoze deal wanavuga ni polisi yakoze deal oya nijya mu mahoro ku mahoro Sami buri umufana kuri kiriya gitego kimwe batsinzwe azamu yashobora no kurya ibitego byinshi hari kuri Kigali Press Stadium iriya pressure y'ubufana ntago azamu yize abafana baba bakwegereye baguhereza umurindi bafite morale ubafiringa kabisa ariko sena na stade Amahoro APR ifite ubushobozi bwo kuyuzuza yeshwa 45 bajyamo kare ako na Super Cup ni yuzuye kuri Super Cup ugeze muri kibaga cyo bajyamo ibihumbi 70 inga urabyumva bajyamo APR ifite abafana muri system cyamake ngira ngo ni igihumbi mu mahoro igihumbi mu mahoro ku mukino mpuzamahanga apa na rowa 2 none se n'amafaranga make cyane ku mahoro igihumbi erega zamu nuko abantu bazaguta kari akabuga kaca amazi kiniraho haba hari nabonye bafata nk'abana nka 20 bakabambika imyenda bakabazana hari bakabazana abana batoya bagafata nk'indi fan club bona ko yo yambare bizazana n'imyenda nayiza bifite n'abafana ntabafana abo abana basamsira abana ntaba muke abahe nk'inye mbona ya Kigali gikora abananiwe kujya kureba ngo buzuzereyo ikina yatangiye kuri Marine buzuze pere bazaza kufana zamu mahoro bananiwe kuzuza kuri pere bakina na Marine bazaza kuzuza amahoro Marine ni ikipe Marine ntago ari ikipe nkuru wenda yajya kuvangira kuri abafana bari mu kota tumaze kandi ari indi mikino ntishoboka ntago oya birashoboka ari ntago Rayon Sport abafana bayo no kuba batarujuje stade kuri Marine urabona ko abafana ba Rayon Sport ntabahari ntabo barakonje ujya kuri nuze kuri Rayon Day nibwo umenya ko abafana ba Rayon Sport bahari ntabo rwose kuri Rayon Day uramenya ko abafana ubwo bakanguriye kuzaza nta kibazo nta byo kubakangurira gusa umenye kazamu izafite abafana bakangurire ubwo bari yumva mushikawe kare dosire yaherekeje yaje gufana azamu muri Tanzania kandi sinigera bakangurira ntabwo nge ndimo ndakora mobilisation ya azamu menya ko azamu nayo izabifite abafana baheze ibakoye azamu yavuze ko ngo abaye gareze ndetse ntabahari baheze bananiwe kuzuza pere bakina na Marine kwa gatandatu sikeye harabuze kwa gatandatu sikeye azamu nago stade yari yuzuye baterera azamu hehe stadium rero kwa gatandatu uzabireba kwa gatandatu nimba ko kazamu nabifite oya azamu ko bafite bo ntabo ahubwo vuga ngo birameze nk'ufite amakuru yaheze nayatubwiye niba azamu hari abantu yahaye ubutumwa kizazanira amajezi ahubwo ndaza kubaza igihe azamu izagera Kigali kuko yemera amajezi ni Kigali izana bishura kwanza rora amatike kuyambe kazamu iri seri bazayikuramo bafana APR
bazayikuramo abafana APR oya Afana pe bazaje baje gufana Azam. ubu hari umufana wa Rayon Sport ariko numvise ngo bazamuyohereje 2020 ndiki by'idolari se ibi yo hande kugura amatike By'abafana. y'abafana bazajya mwemereye ko ku munsi wo mu kwa mahoro. gatanu nzaba mfite umuvugizi wa Azam hano umunsi wo kwa gatanu azaza bitubwira umuvugizi wa Azam azaba arimo hano muri ku studio giswahili uriya mini azaba arimo hano azaba ari hano azaza yes twamaze kuvugana azaba ari hano mu rukiko rw'ubujiji Ku Giswahili. azaza tubwira ku giswahili uri tayari Azam ntifite ubushobozi bwo kuzana bisi imwe y'abafana Nta bushobozi ifite? ntabo bagira hehe cyamaze birimo bangahe rikari iwabo hariya Azam ni ikipe isanzwe umupira ubera hariya kuri cyamaze ukabona nta match habaye none serika abo badafite Tanzania bazaza kuhakura i Kigali gute nta bafana ifite bashyize inote y'igihumbi kuri stade Amahoro abakunzi ba PRFC bafite ubushobozi rikari kugira ngo umenye ubutumwa bwa Azam nta butumwa bwa Azam uze ifite kugenda na n'iyi saha Reka uramutse ubwire ufashe ukurikije ubutumwa ubutumwa bwa Azam. igenzura ry'abafana igice cy'abafana ba PN bicare mu mahoro igice cy'abafana ba Rayon Sport babicare bagereka no Rayon Sport bagereka Bagereka. bagereka afite abakunzi atansi ikipe isigaye imanura amabisi 3 umufana umwe y'igihumbi 300 ikajya kureba bakajya kureba Tanzania nanswe igihumbi cya hano abafana ba PN ndabyizeye 45 baraba bapfutse cyane gusa umenye ko uzabonamo n'ubururu n'umweru abafana bazamu nabo bazaba ari tayari tubwira amakuru y'abafana aho bari njye ntago ndi umuvugizi wa Azam ariko umenye ko abafana Azam izaba bafite i Kigali mbwira ariko azamiza bafite abafana ariko Frank yarembwe ko ari bunyure hano araza twavuganye yavuganye se araza sasta ni araza ko mu rwose ya ku munsi w'ejo rero bitunguranye uruzinduko rw'umugaba mukuru w'ingabo General Mubaraka Muganga wahoze ari na chairman w'ikipe mbere yuko azamurwa mu ntera agahindurirwa imirimo ku munsi w'ejo ari kumwe n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka General Major Vincent Nyakarundi yes hajya ni General Major yes ni General Major Vincent Nyakarundi amaranka y'abantu ndayubaha ibikoyeho abari ibibazo nakwibeshya wari tukivugira fanda wo kugira uri kureho wavuga fanda wo kugira ngo uri kureho ariko ni General Major yes General Major Vincent Nyakarundi bari kumwe na chairman w'ikipe ya APRFC Colonel Richard Karasira baganirije abakinnyi b'ikipe ya APRFC ubundi ni umuco wari usanzwe uretse ko tutaherukaga kubibona ariko ni umuco wari usanzwe muri APR mu rwego rwo kumvisha abakinnyi ngira ngo kuva zo bahindura politike y'abanyamahanga ifoto nk'iyi ni ubwa mbere tuyibonye ni bwije generale abajenerali babiri bazoganiriza mu kibuga imbere y'abakinnyi ni ubwa mbere tuyibonye ni n'ubwa mbere abo bakinnyi b'abanyamahanga babibonye sibyo ubonye ira protocole ni ubwa mbere babonye umugabo w'ingabo bahagaze imbere 4-star general batangiye kwifiringa ikipe imbere yabo ababwira ati iyi ni ikipe y'ingabo uko mubona twambaye namwe mugomba kuba abasirikare nkatwe mu kibuga prime murayizi ko ihari hano itigeze ibura ibyo muhabwa murabizi sibyo turizera ko muzaba muri abasirikare imbere ya Azam ubwo ni ubutumwa umugabo w'ingabo yahaye abakinnyi b'ikipe ya APR mbere yo gutanga ubu butumwa muzi ko hari message yari yatanze imbere muri groupe kirangira yanagiye mu itangazamakuru yararikinze ijya mu itangazamakuru General Mubaraka Muganga avuga ati 110% intsinzi turayibijije ikipe ya Azam igomba kuvamo igomba gusezererwa abantu bose baratunguwe kuko yaramaze iminsi acecetse atavuga ku ikipe atagaragara cyane nyuma rero yo kubivuga ngira ngo yavuze ati batagira ngo ni amagambo reka nigerereyo banambone batagira ngo wenda hari uwambeshyeye si ibyo wabivuze sibyo
aba bakinnyi bamenye ko ndi umuyobozi, sibyo? Kandi ijambo ry'umuyobozi rihinduka iki? Itegeko. Urumva? Nubwo football ari football, ariko umukinnyi wa APR, staff yewe n'abayobozi, iyo haje ijambo nka ririya ry'umugaba w'ingabo, biba ari ibindi bindi, buri wese ahita abona ko zahinduye imirishyo. Ako naho bakina hari amahirwe nk'ayo baba barabonye. Uraho ba Dauda na Ramti mwese yavuye muri Samartex ndakava muri Asante Kotoko. Hari ikipe ya gisirikare muri zirimo. Oya nazi. Undi bari aba Senegal Ramir Ba yavuye muri Tunisia. Nta kipe gisirikare yavuyemo. N'abandi ira ni message iteye ubwo. Ushobora kuboneka message yindi y'umuyobozi ukomeye nawe noza. Kare Foster General guhagaze iruhande. Watu niwe Chief of Staff. Ari kumwe n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Ari Colonel Richard Karasira iruhande. Baje kuguhereza message nta kintu bakinyi ba PER n'iki na kimwe babatahawe. Oya ntacyo bahimba neza, prime nziza, ibintu byose barabibona umurongo. No gukomeza muri round nk'iyi CAF yanashyizeho 50,000. Ayo ndibaza Amerika yakeneye barabahereza bakiga. Urumva? Kandi uko bakomeza muri round ikurikiyeho ni nako bagira bate babona arenzayo. So nabo ubwabo nibaza ko babizi icyo bisobanuye kuri bo gutsinda uyu mukino bizaba bikomeye cyane. Birumvikana ni ikipe ikomeye Azam, ariko hejuru y'ibi ngibi kuko buriya misiyo ziba zibaye nyinshi. Disikuru umuyobozi w'ikipe abari buvuge nyuma yuko umugabo w'ingabo yahigereye abakinnyi bakamubona iba yoroshye. Ni ukubabwira ati biba byamworoheye cyane. Colonel Richard Karasira byamworoheye cyane. Biramworoheye avuga ati ngira ngo nta kindi nkeneye kurenzaho ntacyo mutabonye. Kandi nawe aratinyitse. Buriya nk'abakinnyi b'abanyarwanda bo bakina muri APR bo basanzwe babizi, ahubwo buriya abanyamahanga buriya nabo bantu barabwira uti ubundi APR yajyaga ijya gukina na Rayon Shyorongi bakayigota Kirenga Stadium. Ngira ngo byaroroshye kubona Rayon isigaye iborohera itakibatsinda, bashobora kuba nabo barabyoroheje, ariko ubundi Rayon ni ikibatsinda iheruka ryari. Ahubwo se APR ukagutsinda Rayon ryari uretse ejo muri match retour kare indi nibanganyije indi yaherukaga Rayon ntiyari maze imikino 3 itsinze APR. Twibukiranye mu mikino y'aho vuba yatsinze APR muri shampiyona wihe match APR retour APR yatsinze Rayon match banze bari banganyije. Ariko kuri Super Cup Rayon yatsinze iti yatsinze APR ibitego 3-0. Super Cup y'uramwaka Rayon yatsinze APR ibitego 3-0. Ndakubaza muri shampiyona umukino banza baranganyije bya Precision na Police yarayitsinze. Wowe mbwira shampiyona umukino wasoheruka babaye igi umuntu agutwaye igikombe imyaka 5 ntago ntacyo batakweretse ko umuntu akiguhangayikiye. Urebye nta byaba ari igitwaye 5 harya n'imyaka imaze no kuba myinshi umuntu asigaye ageze akanibagirwa nta ukoraho nta muntu witambikamo hagati y'ikipe imwe yonyine byisukumira. Ibyo bikombe nibyo irabifite, ariko ikeneye no kurenga kuri ibyo bikombe ikajyana kubaka n'irindi zina mu mikino nyafurika. Nicyo dukeneye ibikombe byo byose n'ibyimirwana nabyo irabifite. Ariko mbere y'ibyo nyine ugomba kubanza guha credit ibihari. Burya rero ibyo gihe simbyemera. Uburyo umupira ubanza kubakwa n'ubukeba bw'imbere cyane. Ntutekereze ko Simba yakomera Yanga idakomeye. Ikintu uvuze ni ukuri, sibyo? Ntutekereze ko iyi Azam itazamuwe
no kuba Simba na Yanga zikomeye. Nose mu Rwanda nitubona APR ikomeye ari yonyine, iyo Reyo nayo, Kiyovu nayo, AS Kigali nayo, iyo kibazo ni APR cyane izo kipe niba zidakomeza iwacu nubundi bizahora gutyo, ni circulation izagihora igenda igaruka nta kizahinduka. Ndabona mu myaka iri imbere cyadusaba APR ikifasha na Reyo bizaba bigoye, bizasaba ko ikipe Rayon Sports ashaka ko APR ikomeza, tugiye kujya dukora ngo APR ikomeze mu myaka iri imbere, tugiye gusaba Reyo APR igifasha. Ntabwo byadusaba amakipe atanu niyo twabona atatu yonyine akomeye muri shampiyona yacu, byabasha gutuma aya makipe aduhagara mu kirwa nyafurika abasha kurenga raundi ya mbere cyangwa rimwe akagera mu matsinda. Ariko mu gihe tubona ikipe imwe ikomeye ifite ubwo bushobozi n'abiri, ariko polisi ubona still aya makipe nubwo adafite ubushobozi za Reyo nizo za Kiyovu, polisi ntacyo nta kintu yo irushize ikipe zindi. Ariko mu gihe tudafite amakipe atatu ashobora kuza ngo tubona akomeye, ejo bundi atange challenge kuri za mu kwa 10 abareyo bazadesida ku munsi w'amatora, mu kwa 10 bazadesida niba desida ko bakomeza gukambakamba inyuma ya APR bazabihitamo, niba kenera guhindura ibintu nabyo bazabikora. Ibyo Samira avuga ndabyemeye. Ibintu birababaje nuko muri kubivugamo bitaruka. Urahani nk'abari bashobora kwicara hano bakumva wenda bakagira ngo APR cyatekereza ireyo. Ubonye mudu bari abantu barimo biteye ubwoba Frank. APR atekereza za piramide zizare ntago ikizibara hano. Piramide se bakina muri shampiyona imwe. Nembi nyumubwira nyine iri gutekereza za piramide iri kuko shampiyona kwitwara tona. Ntago tekereza piramide banzure burwego rwa shampiyona uri hariya ure ukareba imyumvire afite. Aho ngaho nago turi bwumvikana. Ukareba imyumvire David afite. Wasanga ari imyumvire Sefa afite umunsi. None se Rikari uratekereza iyo piramide muri shampiyona imwe, impamvu Simba na Yanga zihora mu matsinda ukabona Azamiraje iciyemo ibaye ya kabiri igiye gukina Champions League, Simba igiye muri Confederation Cup, nuko shampiyona Tanzania ikomeye ifite amakipe atatu cyangwa ni ahanganye igakomeza shampiyona yabo, urumva. Ariko uruhimbwa ngo APR iri gutekereza piramide se, piramide ikira muri shampiyona imwe na APR ikwiye kuba ifite wenda nk'amandi makipe nk'atatu mu Rwanda, niyo yaba abiri cyangwa abasha kuba Samir oya cyo kuvuga ngo APR igeze kuri gutekereza za piramide. Nyine mva ngubaze kandi tekereza senga izisezerere irazikura mu kurusha zitekereza zikayitsinda bitandatu. Ihangane unsubize. Oya icyo nsubiza ni kimwe, iri gutekereza za piramide kuri bitandatu kimwe kuri bingahe kweri. Urabona amarushanwa APR murayibuka yitwa CAF Champions League. Ubwo APR yari Dar es Salaam mu cyumweru gishize, ejo bundi umunsi wo ku cyumweru Reyo yari kuri Kigali Pele Stade muri gukina Rwanda Premier League. Kuvuga ngo imyumvire ya Dawuda na Rampte bari gukina na Feitoto siyo myumvire ya Sefu na Keve bari gukina n'abana bavuye muri Marine. Muretse gato banze wumve icyo nashaka wumva. Ukuvuga ngo imyumvire iraho iratandukanye n'amarushanwa barimo aratandukanye. Ikirimo ni ikihe rero? Uyu munsi wa none muda abakinyi ba APR barimo niyo gukubita Azamu bagasanga piramide bakajya guhangana bagakora icyo bita revenge, back to back revenge. Yarakubiswe ubushize kirashaka revenge. Uyu munsi abakinyi ba Rayon Sports bafite mood imwe, reka dutere Marine tuze twabonye rimwe, reka dushaka atatu kuri ku magaju turebe ko twahanyaza tukaba twatwara champion. Muri ya champion imaze imyaka 5 yikubirwa na APR. Iyo myumvire yabo ngo barimo gukina nyine iyo mikino nyafurika. Ariko wibuke ko ejo bundi nibagarukira hari hafi baragaruka stili bongere bisanishe batwara cya gatandatu batwara cya gatandatu. Ariko Rikari cyo nakubwiye ni kimwe, ibyo bikombe APR gose yabifite, ariko icyo dukeneye sibyo APR ifite ubushobozi. Oya Sami dukeneye Rayon Sports ikomeye nicyo kingenzi. Oya si Rayon Sports yonyine dukeneye Reyo za Kiyovu zikomere n'aba makipe ne kare. Nacyo duhere kuri Reyo niyo bishoboka. None se niba yo na APR tatishize ari yashoboye gutwaramo ibikombe bya shampiyona. Kiyovu ntiyari hari, polisi ntiyari hari. Ariko nazo Kiyovu Sport yamusibonye mikoro nimba twarabonye Kiyovu Sport avuye yazanzamuka ikipe ya Kiyovu yamusibonye mikoro yazanzamuka nyama avuye ikibazo naho yaturuka eza ambiance yarabonetse avuye ibyo mikoro turabijyamo ibyambira garuka ariko igihari cyo ni kimwe nago izakomera yonyine mu gihugu, izindi zima zikambakamba umbwire ngo izajya rwose mu Rwanda nyafrika tuvuge ngiye kuduhagaraniza bizagorana, bizasaba ko tubona amakipe atatu cyangwa ne akomeye
bihangane ubwo rero turaza gusaba bizabasha kuyiha aperi zo gukomeza izindi kuko zananiye kwikomeza kuko umupira uri mu biganza by'abariyo imyaka ibaye 5 badakoraho mu kwezi kwa 10 mu kwezi kumwe cyangwa 2 babura bakihitiramo ko bamara 5 batagikora ikaba 10 bakagitwara 10 kuko ifite ubushobozi iyi aperi imeze gutya yagitwaye ifite abanyamahanga ibyo bintu biretse Rikari ni mu kwa 10 hari retour wenda hari imikino izaba imaze gukina iyo reyo wenda hari reka nkubaze nk'umunyamakuru w'umwuga sibyo kandi utsubize nk'umunyamakuru w'umwuga udashyizemo amaranga mutima urebye nta kibazo ahangaha ndi cyangwa byo nagusubije nta kibazo wowe iyo urebye ya aperi uko imeze uko yiyubatse wayishyira ku meza na reyo ku rwego rindira ni mu kwa 9 ejo bundi hari kizinga ndagukubitwa kuri derby tureka tuzabisubiremo ibyo bintu Rika nzata ngusubiza ko iyo ishobora kutajya kumeza na Rayon Sport bitewe n'wenda n'ubushobozi bwa pera bakiyagiye gura n'amafaranga baguze sibyo ariko na Rayon irahari Rika aho nago twumvikana pe aho nago twahuza Kasane yabanza guheguza kwa najya kuvuga ngo wenda nibajya kumeza kubijyanye n'ubushobozi n'amafaranga ikipe ya pera wenda yaguze abaki n'ibikombe oya nose umbwiye ibikombe umbwiye ku bushobozi nawe umbwiye by'ubushobozi mu kibuga nanye ibyo nagusubije rindira ubutumwa nzabugusubiza nyuma ya derby nzagusubiza nimba koko Rayon Sport idafite inuze kujya kumeza na APR ubwo umuyobozi ubwo abayobozi bakuru b'ingabo bari ishyorongi hari ubutumwa bagiye batanga amanyifi hari ubwo ufite ngo ubushyireho sasa tubusome and then tubaye twajya mu zindi nkuru Reka ngo bimeze bite muziki arimo arakora amabara muziki ngo Azamu bimeze bite Azamu gute nigeze umenyana nayo uri hariye inde Jerikari namenyanye na Azamu muhe buryo se kandi numva batagushira make bandese ariko dosire dosire yateze indege rwose ajya gufana Azamu ni umufana wa Rayon uzwi sibyo niwe wakoze ya foto izwi ya 6 kubusa avuze ngo iki aha yari Tanzania yambaye jezi ya Azamu ubuhese dosire dore foto ye ngiyo magnifique yishireho ariko se yavuye yanatega indege dosire ariko dosire se nigeze kubona mwicanye ziko ufite dread mwari muri vestiaire ya Azamu kandi twe twegeranye hano nicaye yes ari yicaye nyuma yanjye naramubonye yari yambaye jezi na vestiaire yijyagamo ya Azamu ntabwo yigiye mara rwose nta vestiaire yaza umva Eudri imuvandimwe ahubwo ndamuzi cyane suko yari yambaye se cyane dosire se ntabwo muziranye ntabwo tuziranye serious tuziranye dosire ya ntabwo tuziranye ngara ko wicaye n'imbere we nimubana musuza dosire ntabwo umuzi kuri kwimana rese ntabwo nta hantu hamwe turahurira gurikira kuri kwimana pe nta na hamwe se ntabwo tugeze duhura pe gusa naramubonye rwose yari ahantu twe twicaye yari aturi inyuma konzi ko yambaye Azamu se ari marakana kenshi ni gute ntago nahajyaga icyo gihe ubwo cyo kuba ntarahajyaga kuko ntago pe nawe si mucuti wawe mubaze ni ntago turahura na rimwe usibye ko namubonye kuri match ya Azamu birimo kubwira ngo iki ngo ari ni uri muri operation zo gufasha Azamu i Kigali ntabwo yayifasha ikise nde Rikari cyangwa dosire fasha zo mobilisation y'abafana ako se ubundi abafana bare bakeneye n'ubuntu babikora nkanswe Azamu ifite amafaranga ishobora no kubaha amatike n'ibiki byose ndabona Rukaka Steven nawe yari Dar es Salaam ngo baramubonye yari ariyo ndabizi ko yari ariyo nanjye naramubonye yewe nari kumwe nawe muri arena match ya APR na Patriot urumva nari kumwe nawe muri arena afite itike twarakubitanye muri arena afite itike ambwira ati mukanya rwose ngiye kuhafata yari ariyo rero kuba yari ariyo bivuze agomba gukora mobilisation yo kuzuza amahoro abari uyu ntago umurekeneye kumumobiriza no kumuha amafaranga agomba kugenda agashyigikira nta ntege kare
reka njyewe ubukeba ndabwemera ubukeba burahari ariko nta ntege akoze nta ntege nta ntege abantu ntibaraba batuzuza Kigali Kigali bakiriye na Marine barajya kuzuza amahoro kuri Azamu atari yabo aka kanyubaye gute se ahubwo genda ufata ama video ya Rio Day sibyo hari hazaba hakinnye rero se nacyo reka nshime kore tujuje Marine Super Cup stade yari yuzuye Super Cup tubiza ntabwo yari yuzuye cyane ariko bari bagerageje tunabiveho ako cyumenya cyo uko byagenda kose Azamu ifite amafaranga ishobora kuzaza kamera ishobora n'abantu badafana nizo za Leon na za Peri n'abandi harimo n'abafana ba polisi n'izindi hari terme numvise naho bake kabaha amajezi bakambara bakazajya muri stade naho ze nyibwira Franka urumva kare imwe kugenda se w'abantu yo kugenda wabareyo ntago nifuriza abareyo kuzagenda wabareyo kugenda rya kuri Azamu na Peri bashobora kumanuka wabareyo mu gihe Azamu yabikubiswe abigaritswe na Peri Rikari iyo terme surezi kare Aperi nitsinda Azamu abareyo Azamu izagenda ubwo Azamu nizagenda wabareyo sinakubwiye terme numvise mu ndege nagiye gufata igikapu ngiye gufungura mu ndege hejuru ariko kubera ko ntari mbisobanukiye neza hambwa ati gutangiye kumanuka wabareyo wabareyo ese ndabati nambaye jezi ni troll isanzwe ni troll nyine nge ndikubwira abafana ba Peri bajya batrolinga abafana bareyo nyine batsindwa bakamanuka bifashe mapfubyi bakamanuka Kimisagara ari nk'ibihumbi 5 bakagenda mu citarangiye mwacitarangiye ubwo rero sinifuriza ubutumwa yuko bamanuka wabareyo yazamira kubitira Kigali ubwo Azamu izagenda wabareyo n'abafana igira none se wabareyo ubwo kandi amufana wari uzamurambaye jezi yariyo ngo baziyoberanya nese bazajya kumarika ntabwo icyo gihe bazaba ari abafana bareyo nazamu wifata abarevuge ngo bazabasaba Azamu gute bazaba ari abafana ba Azamu gusa icyo tugiye kuba tureba ni match nziza ubona ko ubuyobozi bwa PRFC buyiri hafi kuva ku bayobozi bo hejuru iyi ni message ikomeye cyane kugeza ku bafana mukanya tuhaza kuba twakiriye Jangwani nawe tubwira uko bimeze bonye message Solange ambwiye ko abafana babatumyeho cyane abatumyeho bagomba guhurira muri stade ngira ngo kuwa 4 kanze ndebe message y'abafana itumira abafana bamaze ko batumaho bose ngo bo ni ba Feitoto byo wivugisha ba Faisal Salomon babo ariko byo Azamu niza hano ibintu bigahinduka ntacyo cyahinduka ubutumwa nzabugusubiza Rikari ntabwo uzaboroshye Karenzi naragushinja ubuhoriga ngo irangi warigisi ebana inde Samira iyo turi mu kiganiro ntabwo ari itegeko yababaye ibintu kimwe ntabwo byumva uburyo azamitagira abafana ntabwo ari itegeko ko nza ngo twese twumva ibintu kimwe nibyo ariko ntabwo ari itegeko nibyo ntabwo ari itegeko ko you are right Siniya Karenzi avuze ikintu mbyumve kimwe nawe hari uko nanjye mfite uko mbyumva cyane ndagushyigikiye rwose barimo barambaza niba jezi za Azamu zihari muri SK Sport ishyiramo icumu rero ko ari abazigura abo bantu bafite bari kwandika nicyo kibazo barandika ariko ntibakora ariko Frank arashinjwa kwihisha Jangwani arahari ariko yatangaje araza kugera hano saa 6:30 barimo barashaka numero ya Zasire ngo bazafatire uko bakuzuza stade Fred Muchayina ngo kwemereye inkoko jewe se Samir ndajya kuyisamira yari ukuri arimo arambwira ubonye inbox yanjye yuzuye dore niyo ndi gusaba message yamaye Muchayina oya ahubwo abafana ba Peri bamereye nabi ngo ndimo ndayikase ntabwo ikipe yanyu nayikashije ariko si itegeko ko nimba ari Kari ari ukuri arimo avuga kuri Aperi tubibona kimwe ni igitekerezo cyanjye magomba gutekereza igitekerezo cyanjye nkanjye Samira si itegeko ko uko Karenzi abona ibintu muri Aperi ariko nanjye mbibona icyo kintu nicyo twacyemeye rwose nta kibazo cyane ariko n'abafana barimo abantu kandi mo nta mugutuka ubusobanuro ni bwinshi cyane kandi byumvikanye gutuka nabyo biragira kweri ibitotsi dufite hano ibitotsi byo nta kintu bikimbwira umuntu aba yarakomeye ubwo ikipe ya Aperi iratangira na Rokari uyu munsi nibwo bari bugishyorongi bakagumayo
bazava Ishyorongi ku munsi wo kuwa kane baje ku mahoro ahubwo se buri abafana ba APR kuwa kane bazajya gukurikirana imyitozo y'ikipe yabo ku mahoro. Bafite n'inama izabahuza na chairman. Bafite n'inama izabahuza na chairman. Ubwo abafana bazamu nabo kuwa gatanu bazajye kuyireba mu mahoro. Umuyobozi w'abafana ku rwego rw'igihugu atumiye abakunzi b'ikipe mu myitozo ya ekipe ya PRFC izaba kuwa kane nimugoroba kuri stade Amahoro. Nyuma y'imyitozo abayobozi b'abafana ku rwego rw'igihugu, abayobozi b'abafana ku rwego rw'umujyi wa Kigali, abayobozi b'abafana ku rwego rw'intara, abayobozi ba za fan clubs zose inkoramutima bazahura na chairman wa ekipe bagire ibyo baganiraho. Ntihazagire ubura. Coordinateri w'abafana ku rwego rw'igihugu retired Colonel Kabagambe we watanze itangazo. Frank we ntago ari buze uko mbizi. Frank arazi kweli? Yes, aragira saa 6:30 twe twabivuganye. 30 yego. Twayamamagaye mu kanya rwose twabivuganye karibu hagere. Abafana bariyo bakeneye kumva icyo avuga kuko amaze iminsi akubitwa yihishahisha, so bakeneye kumenya ngo bimeze bite mu gihe ataraza. Subwo mu minota ingahe ni mwatunyiraho mu yandi makuru vuba kugira ngo aze kuko iki cyumweru minota ihagije yo kuturimanga. Ubwo turi kwa kabiri kwa gatatu hasigaye iminsi abafana ba peri ashaka gukora gashya ku mahoro rwose. Oya byo biteye ubwoba, barategura bitabaho, biteye ubwoba. Bashaka ko bagiye kubona APR nshya mugani wa Senior Kazungu bagiye kubona APR nshya mu mifanire ubwo na Azamu kare ibyo ni igitutsi. Nta nubwo najyaga mvuga ijambo nkavuga ngo hari ibyo mbona ubwoba bukanyica. Uwitwa Darkonovic nawe arabizi neza ikimutegereje i Kigali. Nta nubwo ari doda, it's a must. Azamira avamo i Kigali irakubitwa, ntabwo biraba mu mwitonze. Ubwo mu yandi makuru rero mu gihe tuba twitaperi nakurwamo na piramide na Azamu sinongera kwiteza piramide ni izavamo ahubwo byoroshye. Azamu nivamo na piramide yagenda, piramide iravamo rwose. Azamu ni igoye kurenga Azamu gato, bakuremo Azamu ubundi piramide barebe ko itagiye. Reka tujye kuri Kiyovu Sport. Iminota mike cyane mu gihe twakira Jangwani kuko kugera ku munsi wo kuwa gatandatu ni special.